dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro. Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari madamu Christine Mukama. Ngaho twumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio umwe, musuhuze abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere ndetse n'ahandi hose baba baherereye, cyane cyane mwasuhuza abariya bo mu burasirazuba bwa Kongo bumva bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kurazwa rwa ntambi n'izi ntambara tuzabaye akatereranzamba. Ijambo ni ryanyu madamu Christine Mukama. Murakoze François, reka nawe mbaze ngusuhuze ntitwaherukanaga. Kristo Yezu akuzwe. Abasuhuza rero n'abanyarwanda bose n'abo mu karere ka Region de Grand Lac, cyane cyane abaturanyi bo muri Congo bamaze igihe mu kaga kameze kuriya k'intambara z'urudaca, dukomeje gusengera ngo zirangire ariko ukabona zikomeza abantu bakasiga ubuzima. Turakomeza dusuhuza rero n'abanyarwanda bose n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose, ndetse n'abaturanyi bose mu Burundi, mu Bugande no muri Tanzania. Murakoze cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro, bimenyerewe ko abakunzi ba Radio umwe bamenyeye ko utangiza ikiganiro n'isengesho kandi uko birakwiye. Igihugu cyacu gifite ibibazo bikomeye cyane, kimwe cyinjira mu bibazo bikomeye cyane, akarere karugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane kandi tubona ko bituruka muri kiriya gihugu cyacu nyine. Nkaba ngira ngo ufate umwanya noneho iki kiganiro kiragize Imana, noneho tuze gutangira dufite ingufu zivuye ku Uwiteka, cyane cyane ko tubona ko umunyagitugu we ibintu bita Imana ngo yazirasiye ku murindi atangiye kugenda bigaragaza. Murakoze François, murakoze cyane. Nanjye nyine nk'umukobwa wa Bikira Mariya kwa nyina wa Jambo Kibeho, nishimira igikorwa cyose nakora ko mbanza kugishyira mu biganza by'Imana kugira ngo kintunganire, gitunganire Imana, gitunganire n'abazumva nyine ibyo twavugiye hano, kugira ngo tutagira uwo dukomeretsa cyangwa se uwo tugusha mu mutego wa Satani nk'uko twaba twawuguyemo. Ariko iyo twasenze ntabwo tuba tukiwuguyemo, kuko Roho Mutagatifu aradutwikira akadufasha kandi akatuyobora. Muri uyu munsi rero ngira ngo urabona ko naje nambaye rozari ntagatifu naje nambaye ishapure. Impamvu yabyo ni uko na medaille miraculeuse, umudari w'ibitangaza. Impamvu naje nabyambaye ni uko muri iyi minsi ishize ku itariki 13 z'uku kwezi, ubwo ni iminsi 2 ishize, twibukaga aho Bikira Mariya yabonekeye abana 3 b'i Fatima, asaba amahoro ku isi, kuko icyo gihe hari intambara z'isi yose, intambara ya mbere y'isi yose, yifuza n'iya kabiri ndetse yaje kuza kuba ko barayihanuye i Fatima, bavuga nuko izo ntambara zizarangira. Ubwo rero urumva n'iminsi 2 tumaze tubizirikana nk'abakristo ba Kiliziya Gatolika, ariko by'umwihariko nkaba naje mvuga nti tubanze dushimire Nyagasani waduhaye papa mushya. Papa mushya, Papa Leo wa 14 watowe ejo bundi i Roma, ndumva mwese mwarabibonye. Uriya mupapa yaje asaba amahoro. Ijambo rya mbere mugira amahoro.
nk'uko nyagasani igihe azuka yezu kirisito yaravuze ati abwira intumwa ze ati mugire amahoro mbahaye amahoro yanjye kandi sinyabaha nk'uko isi iyatanga. ubwo rero yaje avuga ko ari umuteramahoro, yaje akomeza asengera amahoro ku isi. ndumva n'uyu munsi mu byo avuga byose ari byo atsindagira. none natwe iki kiganiro cyacu cyo ku bumwe kuri radiyo ubumwe, ikintu dukomeje gutsindagira no guharanira ni ugusaba amahoro, ni ukubanisha abantu nk'uko radiyo ubumwe iryo zina rivuga ubumwe. abafite ubumwe ntabwo bakora intambara, abafite ubumwe ntabwo bangana, abari mu bumwe ntabwo bandurana ntibananduranya, abari mu bumwe nyine Imana ibiri hagati yabo. reka rero twishyire imbere ya nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. dawe nyir'ubutagatifu, ni ukuri ngushimiye aka kanya gato duhaye kugira ngo twongere twibuke abanyarwanda n'u Rwanda n'abaturanyi bacu bose. twongere twibuke ko uyu mwaka utubwiriza gusaba amahoro, ko yaharanira no kuba batera amahoro nk'uko papa wacu Leon wa 14 ari kubitubwiriza, nk'uko Kristo umwami azuka aricyo kintu yahise yifuriza akimara kuzuka, akifuriza intumwa ze azisezeranya amahoro atanga, amahoro adatangwa n'isi. natwe rero muri aka kanya dukoraniye hano tugusaba amahoro mu karere tuvukamo, akarere ka Region de Gararaga, cyane cyane akarere k'igihugu cya Kongo kigabijwe n'abagizi ba nabi, imitwe yose itatanye itagira ingano ikakoranira ku banyekongo, bagapfa buri munsi, hakaba hamaze gupfa miliyoni zirenga 6. nta wundi muntu ushaka kudukiza akaga kagwiriye kariya karere usibye wowe nyagasani. ndakwinginze rero muri aka kanya ureba n'amaso y'impuhwe abantu batuye hariya bose, cyane cyane n'abanyarwanda bari gusenyerwa. nabonye abagore bazindutse barira, imfubyi ziryamye ku gasozi barabasenyeye, abakire bo muri Kigali bakabima n'ingurane. ubu rero tuje hano tuje kubavugira, tuje hano tuje kuba ijwi ry'abatagira ijwi, tuje hano tuje kuvugira abakene, abapfakazi n'imfubyi, abaziwe na biriya biza byaje mu Rwanda, inzaduka z'abayobozi batita ku mfubyi no ku bapfakazi, batita ku bakene, kandi aricyo twebwe turi guharanira, ari naryo jwi ryacu ry'uyu munsi. ntarambiranye rero nyagasani ngusabye kutugira ibikoresho byawe, ukikorera imirimo yawe, kandi roho wawe akadushyira amagambo, akanyuza ikara ku minwa yacu, akadushyiramo amagambo yo kubaka, amagambo y'urukundo, amagambo yo kuvugira abatishoboye no guharanira ibyabo. ku bwa Yezu Kristo umwami wacu ndabigusabye, amen. mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. mwakoze cyane ku bw'isengesho ryiza dutangije. nkaba nifuza ko uno munsi dufite ingingo nyinshi tubuze kuba tugenda tuganiraho, ariko turagenda tureba mu bika bigiye bitandukanye, dukubita twanzura ngira ngo dutangirire ku iki kibazo kijyanye, wakomeje ku ikibazo cyo gusenyerwa, ariko ngira ngo dutangire ku kibazo cy'amadini. umuntu bita Paul Kagame nyuma yo gufunga amadini yose hafi ibihumbi tutazi umubare, noneho hakurikiye tuza kumva ko ngo agiye kujyana Rwanda Revenue Machine mu madini, ariko biragaragara ko noneho hatangiye uyu munsi wa none mu gihugu cy'u Rwanda hatangiye kugenda hagaragaramo ko harimo intambara spirituelle, nayita guerre spirituelle. turi mu ntambara y'umwuka, kandi tukaba tubona ko bajya bavuga ko shitani na sekibi imbere y'umwuka wera bikunze guteza ibibazo bikomeye, kuko turareba ibintu birimo biba mu madini, cyane cyane kwibasira abantu basenga bagira gute. nkabanyeka ko abantu ntabwo bajya gusenga kubera ko babishaka, abantu bajya gusenga kubera ko ibibazo byababanye byinshi, bakajya kureba aho bajya gutura ku gahinda, kubera ko ubutegetsi bwakagombye kuba bubarengera, aribo bubashyira muri ako gahinda. ugasanga abantu bajya kwihisha mu madini kugira ngo buke kabiri bajya gutura agahinda iyo mana yabo, kubera ko bazi neza ko bakagatuye ari ukabateza. ibi bintu by'amadini babivugaho iki, cyane cyane ko twabonye ko bya bikomangoma by'ibwami bifite amadini ashamikiye kuri FPR kandi bagiye bafunga,
bari mu ntambara tubona ko zikomeye, intambara zo kurwanira ubutunzi bavana muri rubanda byo byumvikana cyane, kuko ku gusenga ko mu Rwanda gufite aho guhuriye n'ibibazo batewe na FPR, kuko hari umubare dusigaye tubona mu Rwanda w'abiyahura, w'abantu bakora amabi bagira gute, nta kintu FPR itatuzaniye, kandi tubizi neza ko n'ayo madini mu by'ukuri barimo banafunga, n'inzaduka z'amadini zazanye n'ubundi n'ukuza n'umwaduko wa FPR, tukaba tubona ko mu by'ukuri baje hishemo ubujura bwinshi cyane, kandi FPR twarigiye tureba koko basenya amadini yari ahari, haba abaprotestanti, abaporo, babonye ukuntu ibintu babakozemo bakabavuruga bakagira gute, babonye abasilamu ibintu babakozemo, babonye abakatolika bo babaciye umutwe, bazana izo amadini y'inzaduka zabo, ariko noneho ko bigenda bigaragara ko ibyo bavana muri rubanda bigenda biba bike, barimo baragenda noneho nabo basenyana hagati yabo, kuko turayibona mu by'ukuri. urabivugaho iki kibazo, iyi ntambara, iyi guerre spirituelle, iyi ntambara y'umwuka agatsiko katangije, urabivugaho iki? murakoze Francois. Ngewe uko mbibona, mbona ko mu by'ukuri nk'uko twakomeje kubibwira abanyarwanda, ntabwo iriya ngoma ya Paul Kagame hari ahantu nyine ihuriye n'ingoma ya Kristo. Twavuze ko ingoma ya Kristo ni urukundo, ingoma y'Imana ni ahantu bamenya imfubyi bakamenya umupfakazi, ni ahantu bareka umuntu akisanzura agasenga Imana mu buryo ayumva, mu buryo ayikunze, nyine hakaba la liberté de religion, uburenganzira bwo gusenga uko ubyumva n'uko ubishaka. Ariko bo iyo urebye ubona icyo bita amadini yabo bemera ni business, ni ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo amadini urabona bashyizeho n'ibintu, warabibonye ubushize bavuze ko bazaba basoresha ngo umuntu kugira ngo ashyireho idini bagomba gutanga miliyoni, ngo niba ari zingahe, ukagira ngo ni down payment, n'abantu igihumbi n'abantu igihumbi, ngo sizi ibindi by'amananiza byinshi bashyizeho. Ariko ukabona ko mu by'ukuri ni nk'aho bavuze bati ntidushaka umuntu ushyiraho idini, ntidushaka umuntu usenga muri iki gihugu, kuko twaje no kumenya ko n'abari abantu bo kwa Rwigara, ya nzu bigeze gusenya yabo twabonye isenywa ahantu, burya ngo kinini ikintu cyabateye kuyisenya irya bakayirimbura yose uko yakabaye, ngo nuko muri basement yayo umugore wa Rwigara yari ashyizemo groupe de prière, uriya Deline ikomeye cyane, najyaga mpaca ngiye kwa Yves Kagina bari baturanye. Yes, noneho ngo bakarara basenga ngo hari hafi rero kwa perezida. Ayo marira y'amasengesho, uko kuramya, ni umwuka wa Roho Mutagatifu ugenda wakubitana mu kirere n'uwa Satani bigakocorana. Ariyo mpamvu bavuze bati reka tujye tuyisenye tuyirimbure n'ikibanza ntikizagaragare. Muri make rwose twabihamije kuva kera ko nk'uko babivugiye ngo barashe ngo Imana bari ku murindi, sinzi n'ibintu byinshi bagenda bavuga ubona bitagize ahantu bihuriye n'Imana, ubona ari ibirwanya Kristo, ari ibirwanya Imana. Bahita bafata abasenyeri barabica, harimo n'abatutsi. Voilà, bica nta bwoko by'ubwoko byo mu bivemo biba by'ubwoko mu byibagirwe. Nihagira umuntu ukubwira ko intambara yo mu Rwanda ishingiye ku moko, ntukabyemere, kuko baba bari kubeshya. None se bari abakecuru ko babonye inuze y'abakecuru basenyeye ko tuza kubigeraho tukabidetaya, n'abagabo n'abana, hariya bavuga ngo ni abahutu gusa basenyewe, abahutu bagera bagatura ukwabo cyangwa abatutsi bagera bagatura ukwabo, baragenda gusa ibyabo ni ibintu bishingiye kuri Satani, ibyabo ni ibintu bishingiye kuri business n'amafaranga, ibyabo umuntu batakama amafaranga ngo ayabahe, uwo nguwo waba umuhutu waba umututsi waba umutwa, akawe kaba kakubayeho. Ntabwo rero ibyo by'amoko ari ahantu bihuriye n'ingoma ya Paul Kagame. Paul Kagame ingoma ye niyo niya business irebana nyine n'ibintu satanike, birwanya kuba wafasha umukene, birwanya ko wamenya agaciro k'umukene, agaciro k'umupfakazi, agaciro k'imfubyi, agaciro k'umuntu usenga ntabwo bagashaka. Mbese buriya nuko na Kiliziya Gatolika ikomeye cyane, buriya ari amadini ya kera pardon,
ntabwo nshidikanya ko bashoboye kurimbura na ziriya katedrali zihari bazirimbura, bashoboye no guhagarika amaparuwasi yose ari hariya ajya gusenga, nabyo babikora. kandi buri gihe uzaba ureba ko batazagenda babyototera buhoro buhoro kugeza babigezeho. ikintu kibabaje rero François ni uko nyine urebye kuva bafata buriya buyobozi bwabo baza bica abasenyeri bica abihaye Imana, ntabwo barobanuye. interahamwe zo zararobanuraga zikica abatutsi n'abasa nabo n'ababakomokaho. interahamwe tuzi ibyo zakoze kandi si byiza, ntawe uzishima. ko noneho bariya bo baje ntabwo barobanura, oya bo bareba barimbuye abo bita abasopu sinibuka icyo bivuga ariko niko babita. uribuka ko mu ntambara z'abacengezi ubwo bagendaga barimbagura abaturage babeshyira mu abacengezi, hari umuzungu w'umupadiri hariya za Ruhengeri barasiye kuri aritari, uwamurashe ni General de Brigade. kuri aritari arimo atanga ukarisitiya, padiri agenda nk'ugiye kumuha ukarisitiya avanamo pisto baramurasa. ubwo mupadiri nawe yaziraga yuko yari muri urwo Rwanda wenda ibihe birebire uko mbabona uko muri bwa bwicanyi ingabo za RDF zarimo zikora icyo gihe zari zikitwa APR, uziko bagendaga bahera ku murongo bica igihumeka cyose. we rero muri uziko abapadiri bakunze kuba ari bafite na za société civile, bamuze ngo hari byinshi yatanzeho amakuru muri za Human Rights n'ibiki byose. yes, baje rero bavuga bati iki gihugu abakirimo turatsemba gusa, ari nayo mpamvu bakomeje gusa n'abakora ziriya contract, wenda turaza kubivugaho cyangwa ubanza twaranabivuze, zo gushaka ngo abantu benshi babimukira baturutse ahantu hose hatazwi baze bokipa u Rwanda, baze babe hahandi impunzi zose zavuye zatataniye ku isi. noneho ikindi gihe twe turi hanze abana bacu ntibazamenye niyo bakomoka, kuko ayo masambu azaba yaraguzwe yaratuwemo n'abantu bavuye muri Libya n'abavuye muri Amerika b'ibyihebe. numvise noneho ngo barimo barashana contract n'abanyamerika, ari ibyo bintu tugomba no kwamagana. bariya abantu rero barimo barakora satani muri make, niko nababwiye. abakristo twese tugomba gukomeza tuvuga rozari kugira ngo satani yateye u Rwanda izatsindwe burundu, kandi tuzabigeraho byanze bikunze, kuko Bikira Mariya ikibo yaratubwiye ati muzavuge rozari buri munsi, kubera ko ntabwo mushobora gutsinda satani kuko murwanye mufite amasasu. ntabwo mushobora gutsinda satani izatera u Rwanda ko izaba ikomeye cyane, ni ngewe ubwanjye nzabafasha kuyitsinda. nta kundi rero iriya satani yatsindwa usibye kuvuga rozari buri munsi, tugakurikiza ubutumwa bw'ikibeho, tugakora activisme yo kurwanya akarengane muri izi opposition turimo, tugashirika ubwoba tukaba tuvuga ibibi bakora, tukavuganira bene wacu mu mahanga. naho ubundi u Rwanda barugurishije kwa satani. nibyo rero nkubwiye uko mbibona. wumvishije ko ibi bintu by'ubutegetsi bwa Paul Kagame kugumya kwanga iby'Imana, ibintu by'amasengero, ngo umwaduko wa katolika iza mu Rwanda, ngo umwami Musinga yararwanyije, ariko uwo nyirakuru wa Kagame Kanjogera we ngo noneho ngo yari umuntu mubi cyane. we ngo yodarinze ko ngo yasabye ko abakobwa n'abadamu babatijwe bagiye kwiga katigisimu bamuzanira amabere yabo ku nkoko. ngo ibyo bintu byarabaye, barabikoze. noneho nanjye njya nibaza, ubabonye buriya nyuma yo kwica katolika babasenye bose bakabamara, hagati ya 2008 na 2015 nanone bongeye guca kiliziya gatolika umutwe, bica abantu bitabaye ekonoma generale. ni abantu baba bashinzwe imitungo muri kiliziya gatolika, uw'Icyangugu, uw'Ikibungo, uya Ruhengeri, bose barabishe mu buryo ukugumya kiliziya gatolika kwica. noneho byagira mu baporoso naho kandi byarabaye ibintu. ejo bundi hari umuntu wakoze ubushakashatsi, ibitabo byinshi cyane byagiye byandikwa, buriya ntabwo tujya tubivugaho. kera bajyaga bavuga ngo umuntu bita uriya nyirakuru Kagame nyine Kanjogera, ngo iyo yumvaga ngo afite ngo ikinyango kije mu kaboko, ngo yasabaga abana b'abahutu ngo akabahagurukiraho.
abantu. Ariko ikibazo twaza kureba ibintu bakoze kandi umuntu bita kandi ari umuntu wabo wari ibwami nawe wari umutegetsi, umuntu bita uyu mwamikazi yabeshyeye ngo aramurungurutse uwo bita Kayijuka ngo kubera yatambutse ku rw'umwamikazi ngo arimo kwiyuhagira, ngo ahita avuga ngo arandungurutse, ngo ubwo ngubwo ngo igihano ngo ni ukumuvanamo amaso ngo bayamuvanyemo bamushyira ahantu adapfuye agumya gutaka, noneho ngo aho bari bamujugunye ku nzira haza gutambuka umuntu ngo aravuga ngo uyu muntu si Kayijuka. noneho iyo ushobora kuba utareba ariko wumva ijwi ry'umuntu, Kayijuka ngo ahita ahamagara umuntu mu izina, noneho ngo uwo muntu ahita ajya ibwami arabwira ati Kayijuka aracyari muzima. ngo noneho ngo bagarura ibintu by'ibyuma bishyushye babwirwa ko amaso atapfuye neza, ngo noneho barayatwika neza arashya. Kayijuka ngo yaguye kandi yari ibwami nawe n'umuntu w'ibwami, ngo yapfuye nyine ku misozi aribwa n'inkongoro. Ibi nibyo twabonye, ariko no mu bitabo byaje kuvugwa mu kiganiro cyakozwe na Musengimana niba nibuka neza, akaba yavuze hari ibitabo bigaragaza ko ngo mu mwaduko w'abazungu bamwe mu bwami hari abari babishyigikiye, nk'uwo bita Rwabusisi wenda muzi kuko aho yayoboraga yari kumwe na sogokuru iyo ngiyo muri za nani mu Buriza ba Rwabusisi. noneho Rwabusisi we nta kibazo yari afite, yavuga ati abazungu n'uwo bita Kabare yategekaga muri za Kibungo iyo ngiyo, bo ngo bakavuga bati abazungu tugomba kutarwanya ibyabo rwose. noneho ibi mujya mubona Kagame avuga ngo uwo yanze mwese mugomba kumwanga. Ibwami naho ngo baravuze ngo umuntu wese wagiye kwiga katigisimu wagiye kubatizwa ntawe ugomba gusangira nawe. Mu ibwami ngo havuka ibice bibiri birimo Rwabusisi na ba Kabare, bo bati abo twe tuzasangira nabo. Kabare ngo noneho ngo yagiye kurasangira nabo, ibwami ngo baramuca. Ku buryo nabo haje kuvukamo ibibazo. Umuntu bita Kabare we ngo baje kugiraho naho bavuga ibwami bati uyu Kabare azabyara umwana uzabisimbura. Kabare ngo baza no kumukona, ariko ibyo byagiye bibamo za cuncu zaki byose. Ubwo bwicanyi tubona ko izi ngoma za Paul Kagame n'ibigumya kuba ni ibintu n'undi biva iyo hejuru bikururana. Tekereza niba bavuga ko umuntu Kanjogera yasabye amabere y'abakobwa n'abadamu bagiye kwiyagatisimu no kubatizwa, kandi ibyo bintu bikaba itegeko. Ari nabyo kugira ngo byaje no kuza gutuma abazungu bavanaho Musinga ubushobozi bwo kwica, rya tegeko ry'agagira ryo gutanga abantu bagahita babica. ngo nuko byagenze, byavuye muri ibyo bintu abantu bagiye kwiga Kiliziya Gatolika n'ibiki byose. wareba na Paul Kagame ukuntu mu kwica, wareba ukuntu yishe ba Kizito n'imyemerere yabo, ukuntu bishe bari abasenyeri n'imyemerere yabo, ubona ko ari abantu buri munsi bakora ibintu kugira ngo abandi bantu bahungabane, hatazagira n'umuntu uzongera kubitekereza. Bakica nka Rwigara kubera ko ari igifi kinini cyane, bata abandi bose b'abasope basigaye nta n'umwe uzongera kubitekereza. ariko ibi byose tukavuga ngo bishoboka ko umuntu bita hariya n'indi warwanye n'Imana wo bita ni Sawuli, sinibuka neza. ni Sawuli uyu munyagitugu turabizi ko araraguza cyane, atanga ibitambo byinshi, turabizi cyane rwose ku bapfumu na ibintu barimo. ibintu birakomeye cyane, ukavuga uti kubera iki hari nk'uko babivuze abakagara n'abantu bategekanye ubugome bwinshi cyane, kandi n'uyu munsi ukaba ugenda ubibona. kandi koko wajya no kureba ukuntu bagenda barimo bategura abashobora kuzabasimbura. iyo urebye aba bana bajya muri za kadete, aba bana bari mu kigero cy'abana be, nk'uko yumva ko yazasigira ubutegetsi wenda umukobwa we cyangwa umuhungu we, aba bana bose bari mu kigero kimwe cy'abamajoro kumanura hasi, ni intoranye n'ubundi usanga ziva kuri ba bantu bafite ya maraso azagumya gusigasira ya ngoma. nubwo mubabona hariya bose ngo ni abatutsi bari ku ngoma, bagize gute, ariko hari utundi dutsiko noneho dushamikiye kuba Akagara bagomba kuzayoboka iyo ngoma barimo bategura, ariko ntibizakunda. byo turimo turabibona cyane ko byakomeje kugenda bibagora cyane. ariyo mpamvu tuvuga ko iyi ntambara ya Paul Kagame ntabwo ikiri mu moko, ahubwo iri mu gatsiko wenda gashobora kuva mu bwoko runaka, mu bwoko runaka, ariko bashaka kugira nk'uko abo bakagara baje kuza bigaranzura abanyiginya bakabakorera jenoside, nuko bavugira yo ku rucuncu gusa, ariko ngo hakomejemo n'ubundi kugenda babera imina no kugeza no ku rugamba, kuko no mu byo babayingana bazize nabyo birimo.
nabo barwigara mu byo bazira nabyo birimo. Reka kari agaciro kugira ngo tujye tugaruka ku mateka ibyahishwe bijya hishurwa twerekana aho ubugome bigenda buva. Noneho rero reka tujye ku nshinga nyamukuru nyirizina, madamu Christine Mukama. Kera ku bwa Habyarimana abantu bababazwaga nuko imihanda itaciye mu mazu yabo n'amasambu yabo, bababazwaga nuko bagiye kubaka stade Amahoro bo ikagenda igafata hariya hari burigade na segiteri, ariko ntibigire iyo ibikorwa by'iterambere byabaga bikugezeho bigafata mu murima wawe wabaga uvuga uti ubukene ndabutaye. Ariko ubu ngubu dufite ikibazo aho dufite umugabo, abo bantu baza b'abashoramari bashaka kubaka ayo ma etaje n'ibiki baza bakishyura amafaranga, uriya muryango wa Paul Kagame ukayakubita poshi, barangiza bagasenya rubanda bitwaje ko bafite izo za Kalashnikov. Twarabibonye Barnyahe baje kwakunavuga ngo ugiye kwica agasimba arabanza akakabatiza akakita amazina kugira ngo babanze bakange, noneho nigapfa ntawe uzagakurikirana. Kangondo ya mbere n'iya kabiri niho hantu hari ibibanza bya mbere bihenze, inzu zaho ziri mu za miliyoni amagana. Bari abaturage birukanywe, abashoramari bari baratanze ayo mafaranga za miliyari. Twari tuzi ko Muka Kagame hari amadiri afitanye n'abandi bashoramari bo hanze ngo bazextendinge iriya Green Hills yabo igire na universite n'ibiki byose, bahazamura ama etaje n'ibiki byose. Ibyo turabizi, bakabukana abaturage ubusa nka bimwe bya kera n'ubundi, aho washangaga abo batwaye n'abami ayo imisozi bayitiye abo mu by'ukuri baguca bakakwirukanira aho bashaka. Uyu munsi wa none noneho turimo turavuga mu kwezi kwa gatanu 2025 mu marembo ya hahandi tuvuga ngo hatuye abantu bikomerezwa hariya ku Gisozi, aho mwabonye abantu b'abasenyerwa ni abantu bahagaze ku bibanza byabo basigaye hagati y'amazu ageretse 3-4. ariya mazu yubatse hariya ngo nta n'imwe munsi ya miliyoni 800. bariya abaturage ntibari mu manegeka, bariya abaturage barimo batwara biriya bashaka gutwara hariya hantu, ni bariya abantu n'ubundi nibyo bantu duhora tubabwira n'ibiki byose. Aho tukavuga tuti none bizagenda gute? Niyo nshaka kubaza ngo umbwire, ese wowe ubibonaho iki? Wabonye ukuntu abantu barimo barira, urabibona gute? Francois, birababaje cyane kuko nk'uko wari ukomeje no kuri histoire mu byo wari umaze kunsobanurira, nanjye nagiye numva muri histoire ya kera. Bivuga ko nimba umuntu amenya amateka y'abasokuruza bagasanga yari mabi, numva iyo uri umuntu muzima ukwiriye kuvuga uti reka ngerageze kuyagira meza. Nyogokuru cyangwa sogokuru yakoze ikintu kibi muri histoire, ariko ngewe kuko ndi umujyambere, ndi umuvuka nyuma, reka ngerageze gukora ibyiza kugira ngo ntukure umuryango wanjye. Ni gute wamenya ko nyogokuru yicaga abantu abaziza ubusa? Ko numva bavugaga ngo hari nubwo yari afite inkota ngo yitwaga ntibari Ruhuga, ngo yashaka guhagurukira ku bana b'ibibondo ngo kugira ngo atange igitambo abana bato. Ubwo ibyo bintu murumva atari satanike. Ari nayo mpamvu ntekereza ko na Musinga ngo yigeze guca umukobwa w'umwe wari wemeye kubatizwa, aramuvuma. Uwo muvumo nawubonye kuri online. But Musinga ntiwamurenganya kubera ko wenda yari umupagane, yavukiye mu gipagane, nta inkuru nziza yanze kuyakira. Ariko nyuma u Rwanda rwaje kwakira inkuru nziza dukurikije uko abamisiyoneri baje badusanga. Paul Kagame rero yavutse mu gihe inkuru nziza yari yaradutse, kuko Paul Kagame yabatirijwe i Kabgayi. Ndumva baratweretse ifishi ye, baravuze ngo ntabwo bayitweretse, bavuze ko abapadiri bayibonye mu kiliziya i Kabgayi yarabatijwe. Ariko twabonye n'ifoto y'abatizwa, mama wamuhagatiye mu biganza na papa we bari kumwe n'uwari wamubyaye muri batisimu. Se ntashobora kugirira iyo batisimu yahawe ngo yumve ko niba baramujyanye mu kiliziya gatolika, niba ataranahisemo cyangwa atanayikunda, nibura areba ibyiza iyo kiliziya bamubatijemo ikora, abyigana aho kwigana ibya nyirakuru wakoze amarorerwa. Noneho ubwo se bivuga ko nyirakuru ari ahantu heza. Ntabwo umuntu wica abantu ukora ubugome nk'ubwo wavuze yaba ari kumwe n'Imana. Oya, iyo ni ingoma ya Satani yakoreraga. Abo rero
ibyabo ntiwabarenganiriza kuko bari bataramenya imana, ariko noneho twe twayimenye dukora iki niba tunakomoka mu miryango y'abantu bagize nabi? Twagombye rero gutukura imiryango yacu. Urumva ubugome bugeze aho gufata abantu b'abakene, ngo ni uko bubatse hagati muri za etaje, ukatinyuka uri perezida w'igihugu cyangwa uri depite w'igihugu, ukabuza icyo kintu, ntuhagarare wemye ngo ukirwanye, uhamagara abo bayobozi. Numvise muri YouTube bavugaga yuko ngo niba ni gitifu wari uhari, hari umuntu w'umuyobozi wari uhagarikiye abasenya, umunyamakuru yabivuze. Noneho rero niba uri umuntu w'umuyobozi ukaba wagiye gusenyesha aho hantu, sinkeka ko bagiye kuhasenya guverinoma itabahaye uruhusa, sinkeka ko bagiye kuhasenya abadepite batabizi, sinkeka ko bagiye kuhasenya abo bo hejuru batarakoze inama ngo bavuge ngo rero ngo ari amazu mukora ibishoboka byose muyakureho. None se abadepite namwe bayobozi bo mu Rwanda mbibarize, iyo mutanze itegeko ngo abo ba gitifu n'abo bantu bayobora imiryango bajya gusenyera abaturage, mukaba muzi neza yuko mutigeze muvuga muti mbere yo kubasenyera mugomba kubaha integuza. Integuza ni ikintu gikomeye. Kubwira umuntu uti ngo uhaye amezi 3 witegure aha hantu turabona mwubatse mu kajagari, ntabwo ari ngombwa ko babeshyira ngo ni amanegeka. Niba ari amanegeka se kuki hari amataje kandi bakaba batayasenya? Wibeshya abaturage babwiza ukuri uti ahantu turashaka ko haha umujyi utangaje. Naguciye mu ijambo, umuntu ugiye kubaka etaje ya miliyoni 800 aba yishyuye, kuki atishyura ikibanza miliyoni 50, miliyoni 100? Ikibazo kiri aha ngaha turimo twibaza ni ukuvuga ngo uwo muntu ninde urimo gusenya agatwara hariya hantu? Kuko ikibazo ntabwo ari ukubimura. Tuvuge ko bashaka kubazamura ama etaje, ibyo nibyo, ariko se kuki batishyura rubanda? Icyo nicyo kibazo. Uwo muntu ninde urimo kubaka ayo ma etaje aho ngaho? Icyo nicyo nashaka kuvuga. Niba wabahaye integuza, ubabwije ukuri ukabaha integuza, ikindi kandi ugashaka ingurane yabo kugira ngo bava aho hantu bahita bimukira ahandi hantu, kubera yuko umuturage ntabwo yabyanga. Ariko ikibazo ndimo mbona ariyo mpamvu mvuga ko bakorera satani. Batungura umuntu bakamushyira ku gasozi, bamwambuye utwe, ntibamuhaye ingurane, ntibamuteguje. Bakecuru bariraga bavuga ati turarara hano imbere y'aya matongo bamaze gusenya. Ubwo koko murumva abayobozi b'u Rwanda mu mitwe yanyu muratekereza impuhwe zanyu zagiye hehe? Ubumuntu bwanyu buri hehe? Mwabutugaragariza gute ku buryo umuntu w'umuturage? Noneho iby'amoko nababwiye ko byavuyemo, kuko hariya nahabonye abantu b'amoko yose, niba ntibeshye nabonaga bose amoko ntuyasoma mu maso, ariko ndatekereza ko nta ndobanure z'ubwoko bwe hari. Ku misozi amoko yose araturanye ku misozi. Yes. Noneho rero nimba rero mugeze aho hantu mwumva ko ikiremwa muntu ntacyo kivuze, mukumva yuko niba umutunguye ukamusenyera, afite abana, afite umugabo, afite inkoko, afite intama, byose urasenya, urarimbaguje n'inzu, baryamye imbere y'itongo ry'aho baraye, barara barira amarira. Bayobozi b'u Rwanda nyambabwire mushyire ubwenge ku gihe. Muratekereza ko ayo marira atagera mu biganza by'Imana? Muratekereza ko ayo marira hari ahataniye n'amarira abantu Kanjogera yagiriraga nabi mu gihe cye? Murumva hari aho bitaniye? Naho bitaniye. Ubugome bw'uwo mukecuru Kanjogera bavuga sinabuhagazeho, mbyumva mu mateka. Niba yarabukoze, kuki mukomeje kubuproronja abanyarwanda mukerekana ko muri abagome, mutagira impuhwe z'umubyeyi, mutagira impuhwe z'umupfakazi, mutagira impuhwe z'umwimukira, mutagira impuhwe z'ikiremwa muntu? Murumva ibyo mukora muri mu ngoma ya Kristo cyangwa muri mu ngoma ya Satani? Noneho nkongeraho ikintu gikomeye kirenze ibindi byose. Natangiye amasengesho mvuga ko dushima Imana ko yaduhaye papa mushya, papa w'umunyamerika. Ntabwo njye nishimiye cyane ko ari papa uturuka muri Amerika kurenza kwishimira valera afite, ibitekerezo afite, n'icyo tubona yamarira isi nicyo cyashimishije kurushaho. Yego nishimira ko ari n'umunyamerika igihugu ntuyemo, ikindi nkishimira ko afite n'inkomoko mu birabura mu gisekuruza cye, kuko urwo ruvangitiranye muri we
nkeka ko rumuha ubumuntu, rumwongerera universality, sinzi ko nahita mu kinyarwanda universality, kuba yashyikira buri wese mu nguni zose, kuko na papa we numvise ngo yaravanze, ni umufaransa uvanze n'umutaliyani n'ibiki byose, afite nationality, amaraso menshi muri we, niba nshyigikiye amahoro, nshyigikiye dialogue, nshyigikiye ko intambara zirangira n'ibintu byo guhohotera abantu bivaho. Noneho tukaba dufite kiliziya gatulika mu Rwanda, urumva, tukaba dufite n'umukaridinari baduhaye mushya witwa Karidinali Kambanda, tukaba dufite n'abasaserdoti batagira ingano, tukaba dufite mu Rwanda dufite n'ababishop, abasenyeri benshi, mbese kiliziya yacu iruzuye, kandi nk'uko bavuze yararenganye kuva RPF yatera kugeza amagingo aya. Ni gute kiliziya yo mu Rwanda agenda isaba ko ikanguka, niba uri kamera nka kiliziya y'i Burundi, ikamera nka kiliziya yo muri Congo, aho abasenyeri bajya hamwe bakaba ijwi ry'umuntu utagira umuvugira? Bagombye kwandika nk'impapuro, biriya bintu byabaye mu mbabare mu bageze ku bapadiri bose b'abanyarwanda, bararyama bagasinzira. Ni papa wacu yandikiye, nabonye akantu na entre parenthèse, ni akantu yandikiye Donald Trump ataraba na papa, ahubwo icyo gihe yari karidinali hariya muri Peru, abona Trump arimo yirukankana abimukira, abatana ku ngufu, abahutaza, na de Vance uriya vice perezida we akabishyikira. Ubwo papa yarakiri karidinali, nabikunze cyane ibintu yababwiye, yarabandikiye kuri X, arababwira ati ariko iyo mugira n'ababimukira gutyo mukabahutaza gutyo, muraryama mugasinzira, mukibwira ko mwakoze ibintu byiza. Ako kantuze nagakunze cyane. Nicyo nibaza, batangiye bototera ahantu ngo ni mu gishanga, ngo ni mu manegeka, bamara kwirukana abaturage ntacyo babahaye, ejo mu gitondo ugasanga bahazamuye ama etaje, none bavanyeho agahukunyo, ubonye hariya ahantu ukuntu hameze, ni amazu ari hagati y'ama etaje ageretse 3-4. muri make ni ukuvuga ngo icyitwa umukene mu Rwanda ni ikibazo gikomeye. Ufite ifaranga yazageza avuga ati urimo uranukira, fa hano ugende. Niho nashaka kugera, mvuga nti nk'uko papa yatinyutse akiri karidinali akababwira perezida wa Amerika na vice perezida we ati ni gute muryama mugasinzira muri guhohotera bimukira, kandi mwese n'ababyeyi banyu barimutse bava ahandi bagatura Amerika. Ni gute nanjye mbisubira, ni gute kiliziya y'u Rwanda y'abanyarwanda dufitemo karidinali n'abasenyeri n'abapadiri, ni gute nk'ubu tutari kubona inyandiko batangiye kwandika banabwira papa ngo abashyigikire? Papa yamagana u Rwanda n'ubuyobozi u Rwanda n'abayobozi barwo gukomeza guhohotera abaciye bugufi. Ni gute kiliziya y'u Rwanda idahaguruka ngo ivugire abo bantu? Ni gute bari abasenyeri baryama bagasinzira? Ni gute Karidinali Kambanda arimo arya akaryama agasinzira, akajya i Roma akabona ibyo papa ari kuvugira, avugira isi yose, avugira aba Ukraine, avugira bose babuza amahoro? Noneho rero twebwe kiliziya yacu yo mu Rwanda ikicicikira. Ndizera ko wenda ari uko itarabibona ko twe duhora kuri social media, bo ni abapadiri bahora basoma za misa, wenda ntibari kubibona ariko bazabibona. Nkaba nizera yuko noneho this time muri iki gihe babona ko ibintu biri gukabya, gufunga amansengero, bakiyenza ku muntu wese usengera ahantu bakahasenya, utangiye gusengesha abajeni bakamufungira, umukene wari umaze kabiri yituriye ahantu bakamusenyera ntibamuhingurane. Ndizera nkomeje kandi mbishishikariza kiliziya y'u Rwanda nigira ikivuga, nivuganire bariya abantu, nihaguruke yikomeza kujya mu kwa guverinoma. Icyo gihewe nicyo ndi gusaba kiliziya yo mu Rwanda, kandi nanjye nyirimo, ndi umwe muri bo, ndi umukristo hasi, ariko jye sinzaceceka, ntabwo nzihanganira umuntu urenganya niba ngombwa n'abakristo hasi tuzakorane twandikire papa. Dufite uburenganzira bwo kwandikira papa tukamubwira akarengane kari mu Rwanda kakabije, murebe ibi n'ibi bari gukorera imfubyi, abapfakazi
n'abaciye bugufi bose birababaje cyane rero ntabwo mbona igituma u Rwanda rukomeza kujya mu ngoma ya satani no gukora satani nk'uko abasokuruza bacu bamwe bayikoreye nk'uko watangiye uvuga mu mateka ariko abasokuruza bo ntitwabarenganya kuko Yezu yaravuze ngo abahawe byinshi bazabazwa byinshi abahawe bike babazwe bike bariya bashobora kubazwa bike bashobora no kubabarirwa byoroshye ariko twebwe noneho tuzi icyiza n'ikibi twemeye ivanjiri twarabatijwe na Paul Kagame yarabatijwe n'impamvu yitwa Paul niba kubatizwa ntacyo byamumariye azagende njye uvuga ngo bamushyire mu mazi menshi kandi yarafunze amadini ariko rero batisimu n'imwe niba batijwe muri make cyangwa menshi batisimu twebwe n'imwe ntihinduka ariko nahinduke nave mu busawuri abe Paul nyawe kandi na kiliziya none ivuge kuko ibintu bya kiliziya icecetse bimaze kuturambira natwe abakristo murakoze murakoze cyane nicyo barimo ndibaza kugira ngo tuzamuke kuri iki kintu maze iminsi mbwira abantu urebye sisiteme barimo bagenda bubaka ni apartheid aho hagiye igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri batangiye bitagaragara kubera ko abantu barahungiyeswe cyane ariko bitangiye kugira no muri bo nabo kuko nabubatse mu etaje bizagera aho babwira ko bagomba kubaka ibirenzeho babisenya ariko urabona ko mu by'ukuri igihugu kimaze gucikamo ibice bibiri hari ba bandi bagakize bagomba kuzasigara muri Kigali aba bandi b'abakene bagomba kuzamurwa gakondo urebye sisiteme barimo mu myaka 30-50 umunyarwanda 70% nta gakondo zaba gifite niba bashobora kuza gusenyera ibyawe bubatse mu myaka 50 bataguhaye n'ifaranga rimwe imiryango bakayangaza bishaka kugaragara ko mu by'ukuri ikintu kirimo kigaragara ari ukugumya gushaka kubaka ikintu cya apartheid aho igihugu kizagira babandi bo hejuru les elites babayeho neza bagenda birukana batwara imitungo ya rubanda kandi birimo birigaragaza cyane na apartheid mu by'ukuri urimo urabibona neza ko nicyo barimo kubaka ekonomi ishingiwe ku kagrupe k'abantu amasamba twabwe n'agrupe k'abantu ibintu byose bamaze kubyigarura ni ukuvuga ngo utari hafi na FPR ntaho uhurira n'ubuzima ibi rero ni ikibazo gikomeye cyatuma tugenda tubona ko kandi barabiteguye rega Kagame yarabwiye ngo ntimuzatangazwe nuko hari igihe abanyarwanda bazisanga mu Rwanda hatuye abanyamahanga benshi kurusha abanyarwanda kubera ko arabizi ko we byamufasha hatuye abanyamahanga abanyarwanda agenda bigizayo iyo tuvuze ko jenoside atari gufata umuhoro cyangwa imbunda ngo bice abantu niyo utangiye kwica abantu economically ugenda ubicisha ubukene bazira ibintu bitasobanutse n'ibiki byose ushobora kwibaza uti ibintu bizagarukira hehe ko apartheid mu by'ukuri niyo Kagame yubatse nubwo ari ubwami bwubatse bwihishe muri repubulika hari icyo warumbajije nicyo narimo nkubaza nti ibi bintu bya apartheid ubutegetsi bwa Kigali bugenda bwubaka tubona ko ni apartheid aho mu Rwanda hari agatsiko k'abantu bakeya bakomeje kugenda bigarurira ibya rubanda ibyiza byose by'igihugu bakaba no batangiye ku mugaragaro kiwazi kugenda birukana abenegihugu babambura gakondo nibyo niye kubivuga mu ntangiriro ko twumvise igihuha niba ari igihuha ntago mbizi kuko turacyakora research kuri byo turacyashakashaka bavugaga yuko ngo Nduhungirehe yasabye Amerika guverinoma ya Amerika ngo ko abantu Donald Trump adashaka mu gihugu cye bose bajya mu Rwanda ubwo rero urumva ko ari ikintu gikomeye cyane kumva harigeze kubaho deal ya UK n'u Rwanda ngo bajyana bimukira noneho bakaba bashaka ko abimukira bo muri Amerika aribo bajyayo icyo nacyo ni ikindi kimenyetso kibabaje cyane kivuga ngo ni ukubera iki Paul Kagame yifuza ko u Rwanda ruturwa n'abanyamahanga batazwi iyo bava n'iyo bajya mu gihe afite impunzi zirenga miliyoni na miliyoni z'abanyarwanda zitataniye ku isi hose zitaratahuka tukibaza tuti uyu muntu koko wa mugani nk'uko RPF yaje itsemba abantu bari batuye igihugu nta no kurobanura ntaki
imaze kubona ko APF imaze kubona yuko abatutsi batsembwe n'abahutu bene wabo bari baturanye muri jenoside, yo irabeshya ngo yajije guhagarika jenoside. Ntabwo yajije guhagarika jenoside, ahubwo yajije gutsemba n'abarokotse n'abayirokotse n'abahutu bihaye guhisha bene wabo irabafunga, ikora ibyo bintu ivuga iti twe turashaka space, turashaka ari byo ngo iki, turashaka icyanya, ibyanya, turashaka imisozi za Kibungo uriya wari uyoboye ingabo banyuze za Kibungo bagiye bicara si abahutu gusa bicaga n'abahutu barabicaga kuko barimo bategura ngo aho inka zabo zizashyikira zivuye Uganda. Yes, ibyo rero nibyo kuko n'Akabarebe yavuze yarabyivuye avuga ngo patro wabo Paul Kagame yabatoje kuba killing machine, ngo nta kihumeka gisigara mu nzira zabo. Kandi rero ugeze mu misozi wari kumenya umuhutu n'umututsi se ninde, wabimenya ute? Wabisoma ku maso, wabisoma hehe ko baje bica abantu hose? Noneho nkavuga nti ni gute Paul Kagame akomeje yemera ziriya dire ngo zizana ngo babimukira ngo mu gihugu cy'u Rwanda, bazi gahu kacu kari tiny, kari gatoya cyane. Basetse Habyarimana ngo yaravuze ngo igihugu cyacu ngo ni igitonyanga gisigaye ngo byuzure. Ntabwo mushyigikira niba aravuga ngo byuzure abandi bataza kujyamo, icyo si cyo ndimo nshyigikira. He was wrong. Nawe bwo niba yarabivuze icyo atekereza ntabwo ari mukuri, kuko niyo haba hasigaye agatonyanga wagombye kureka abanyarwanda bene cyo bakaza bakagituranamo. Noneho rero Kagame we nta nubwo ari kuvuga ngo biruzuye, ahubwo arashaka kuvuga ati nimumbabarire mu mpamvu bimukira bavi imihanda yose babibyihebe babibirara bariki mubazane baze bature hariya hose banagura ahantu hose ziriya mpunzi zizahera iyo zagiye. Ntabwo yifuza ko twatahuka, ntabwo yifuza ko twagenda ngo dusange gakondo yacu aho basogokuru bari batuye tuhasubire tuhatuza n'uzukuru bacu. Ibyo ntabishaka. Wagenda ugasanga hatuye se umuntu wavuye muri Irane cyangwa muri Irake mutanavuga n'ururimi rumwe, wamenya ari inde, wamenya ari nahe ko wasanga abana ha transformye barahubatse ibintu ukajya uyoberwa n'iyo ukomoka. Number one, ikintu yadukoreye kibi yaragiye ahindura n'imisozi yacu ntabwo ikitwa uko yitwaga. Hari imisozi myinshi yahindutse ngo utugari ngo ibiki byose bagiye bagahinduramo bitari biriho ngo kugira ngo waheze hanze watinze kugaruka azaza asanga n'amazina y'imisozi yarahindutse. Ibyo bintu ni ugushaka gukereya u Rwanda rushyashya yiyumva muri we, rudafite ba bantu ba kera bakavukire bari batuye igihugu gihe Kagame yari impunzi. Iyo rero ni wrong, ni plan satanique, c'est un plan satanique, ni umugambi wa shitani. Ntabwo Yesu azabimwemerera, ntabwo bizabaho. arimo arabigerageza ariko aribeshya, ntibizabaho. Tuzagaruka kandi turuturanemo nawe, tuzagaruka kandi turubanemo n'uwitwa umunyarwanda uwo ari we wese, twe tutarobanura, twebwe tutanababwiye ngo nibasubire iyo baturutse, kuko nta munyarwanda n'umwe ugomba kuzakomeza aba inyuma ya gakondo ye. Ibyo ngibyo twebwe muri MRCD, muri radiyo ubumwe, niyo matwara twamamaza muri MRCD, niyo matwara dufite. Nta munyarwanda n'umwe twifuza ko yazahera inyuma y'igihugu cye, cyangwa akazabura gakondo ye, cyangwa akitwa ko ngo hasigaye igitonyanga ngo byuzure, cyangwa ngo arubure ngo hature abanyamahanga batari abanyarwanda. Ntabwo twabyemera. Ubundi iyi myth of supremacy, iki kintu usanga abantu bamwe mu bwoko bumva ko baruta abandi, ubwo sinshatse kuvuga wenda ngo ni abatutsi se ni abahutu se. Iki kintu aba bantu habaho abantu bagenda bakishyira hamwe, ega abantu mu batutsi nabo harimo abumva ko baruta abandi bitewe n'abari kumva. No mu bahutu nuko twarabibonye, hari igihe cyageze abantu bava Bushiru kumva ko nyine ari abantu bakomeye. Iki kintu cya myth of supremacy ariko biragaruka ukabibona ukabona ko ari naho apartheid bayubakira, kuko iyo ugenda urushaho gukenesha bamwe ariko agatsiko k'abantu bake bagenda barushaho kwiharira ibintu byose, biza kurangira abandi babaye abacakara b'abandi. Of course wavuze nakunze neza ukuntu wabidetaye ukanabishyira ku mugaragaro, ukereka abanyarwanda ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa, kuko dupfa amatiku y'abanyapolitike b'ibisambo
baba bashaka gushyira mu mifuka y'agatsiko bumva ko barimo. Mu by'ukuri urebye ako gatsiko k'abantu babega bakomoka ku bakagara n'ibindi nk'ibyo bijyanye nabyo byo muri histoire ya kera bumva bakomeza kuyobora u Rwanda kandi remember iri sore zizuripateur sinzi ko mbivuze mu gifaransa bariya bega sont des usurpateurs. Icyo nshaka kuvuga mu kinyarwanda ni uko muri dinasiti y'ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo abega aribo bagomba kuyobora u Rwanda. U Rwanda rwayoborwaga n'abanyiginya noneho bashimuse ubutegetsi baza kandi si ubwa mbere n'ubundi na Kagame nawe yashimuse ubutegetsi kuko FPR ukuntu yari yubatse bavuga ko nta musirikare uzajya ku butegetsi bazaguma mu gisirikare abanyepolitike karibo bajya mu by'ubuyobozi. Nawe rero ntabyo yatandukanyeho na nyirakuru Kanjogera na basaza be baruhina nkiko na Bakabare bagiye bakica umwami Rutarindwa bakamutwikira mu nzu na Karinga bigashyana. Nawe nibyo yakoze mu by'ukuri nawe kuko nyirakuru yashimuse ubutegetsi ni nako nawe yabushimuse. Erega FPR Kagame yarayishimuse kuko urebye ingingo 8 za FPR yari ishingiyeho ubona ko mu by'ukuri Kagame yazishimuse akazishyira muri pobere. Bishyira direct bishyire wica ku ruhande yashimuse Rwigema w'umunyiginya niwe wari uyoboye zirangabo bakora ku buryo bamwicisha bahamagara umwega Kagame aze asimbure umunyiginya Rwigema ayobore zirangabo azya. Ari nayo mpamvu bakoze imigambi yo kwica abandi banyiginya bayingana n'undi sinibuka izina rye uwitwa umunyiginya wese washobora kuba yasimbura Rwigema akajya mu mwanya wa Rwigema amaze kwica uwo nguwo nawe bahise bakora prote baramwica kugira ngo abanyiginya bahere hasi bakomeze hayoborwe. Yashimutse niho navuze ko ari les usurpateurs du pouvoir du Rwanda. Ibyo bajya bamenya ko tubizi Rwanda rugufi ntabwo twari mu bwama ariko turabizi 100%. Ce sont des usurpateurs. Kubura usurpateur uri umushimusi kandi Kagame urashimuta dore yashimuse na Paul Rusesabagina. Ibyo byo barabishoboye cyane. Ibintu byo gushimuta arabikunda cyane. Yashimutse musaza wacu nuko Imana yamukijije. Ibintu byo guhora bashimuta ubuyobozi bagashimuta abantu bashaka kugira nabi gushimuta n'abashimusi. Ibyo rero umuntu w'umushimusi kuriya ntabwo ibyo ngibyo azabigumamo. Ni nayo mpamvu wibuke François ni nayo mpamvu babonye abantu bitwa abakono n'ubundi bwoko bw'abatutsi. Abakono burya ngo n'abanyiginya. Yes, bigira hamwe bikorera gutora umutware uzabayobora. Kagame abyumvise ati abantu mu mafunge mu bamare barimo barashaka kwigira akara akajya hejuru y'umwega. Ibyo rero n'utwatuzu twavuze turi kubyereka abanyarwanda ntabwo tuyobowe n'abatutsi. Abatutsi bose benshi barapfuye mu moko menshi bazira ibyo bintu by'akazu kabega. Akazu kabega turagahaza kuza gukurikirana neza tukareba izi bifu ziri hagati ya Mignone ushyigikiwe na Muka Kagame n'uyu Julienne turi ko bafite amatorero akomeye cyane muri kiriya gihugu cy'u Rwanda aho Julienne yaratangiye kwigarurira abakristo benshi cyane kandi bakomeye ko turavuga ko n'intambara z'imyuka mu rugwiro. Ibi nabyo tugomba kuzacanamo igitoroshi kirekire cyane tugakoresha ibidarubindi bya rupe tukasoma ibyihishemo kuko harimo ikintu kirimo kinukamo madamu Christine. Oya nibyo ni agatsiko k'abantu bake ntibakavuye ngo abatutsi ngo bafite ingoma ntabwo ari ingoma y'abatutsi. Iyo ibi y'abatutsi ntibaba barashize urumva ntibaba baramare ku icumu. Ni akazu katumereye nabi akazu karimo gakora satani akazu twifuza yuko kasenyuka cyangwa se kakicuza kakagarukira Imana kagakora ibyo kagomba gukora. Sonne jamais trop tard. Ntarirarenga kugira ngo babe bakora ibintu bizima. Ntarirarenga. Ndabona ikiganiro twari twihaye amasaha twari twihaye marangira ngira ngo tuzaze mu gice cya kabiri wa kane utaha amasaha nkangaya nyine tuzagaruke mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro twakomezamo kuko ingingo nari mfite zigera kuri 7 zose
usibye ko tuzakugeza icyo gihe haje n'ibindi n'ubundi, ariko reka ngushimire cyane kuba wabonetse uyu munsi, ariko mvuga ngo Murakoze nimba hari cyane. ijambo, hari mesaje yihariye ushaka gusigira abanyarwanda muri rusange, wayibagezaho madamu Christina, ubundi tugasoza. Ya ntabwo ari mesaje ndende, abanyarwanda bo barigorewe ni ukubasengera, ni ukomeza tubavugira rozari nk'uko natangiye mbivuga, dukomeza tuvuga rozari, banyakibeho ngomba tumyeho mbararikiraho muri hose, dukomeze tuvuge iyi rozari, twibuka Bikira Mariya wabonekeye muri Fatima muri Portugal, kuko yaje yita umubyeyi wa rozari ntagatifu, umubyeyi waduhaye rozari ntagatifu. Ikibeho aza dusaba kuyivuga, ikibeho azahitwa nyina wa jambo. Nyina wa jambo rero ni ukuvuga nyine la mère du verbe, ijambo nyagasani yavuze aba yarivuze, aba yarivuze ntirikuka kandi riba rihamye, kandi ijambo rye ni agakiza. Dukomere ku Mana, dusengere abanyarwanda, kuko nk'abariya basenyewe bari kurara hanze barira kuri ariya marira, ndakwingize musakaze hose iriya videwo y'abariya bakecuru bariraga, tuyereke abantu bose, cyane cyane kiliziya ziri mu Rwanda n'abiyita ko bakorera Imana bose bari mu Rwanda, maze batubwire ko ibyo bintu babibona, noneho bakabasha bagasinzira. Twebwe ntabwo dushobora gusinzira twabonye ibintu nka biriya biri gukorerwa bene wacu mu gihugu cyacu. Nkaba rero ubutumwa yewe mbuha kiliziya yo mu Rwanda, ntabwo ari kiliziya gatolika gusa, of course kiliziya gatolika niyo yanjye, niyo mbamo, niyo nkunda, niyo data yandaze nta mama, niyo mbamo kandi nkayikunda cyane. Nkaba rero nsaba abihaye Imana bose bo mu kiliziya gatolika, abihaye Imana b'abaprotestanti, abayisilamu bavuga ko basara bakaba bari mu maboko y'Imana uko bayemera, abemera bose uko bemera Imana kose mu buryo bwose, icyo nzi duhuriyeho twese ni uko twanga akarengane, tukavugira uwarenganijwe, tukaba ijwi rya rubanda, kandi tukamenya ko ingoma y'ijuru itangire hano ku isi. Ntabwo wakorera Satani hano ku isi ngo uvuge ngo uzasanga Imana kandi atariyo wakoreye. Ubutumwa rero mbaha ni ukugira ngo abihaye Imana, cyane cyane abakiliziya gatolika, cyane cyane tubibwira karidinali wacu twubaha Kambanda, ko yakurikiza amatwara y'uriya papa mushya, kwifuza amahoro, kuvugira abakene nk'uko papa yagiye muri Peru agiye kwitangira abakene, akava Chicago mu mazu y'ahatari y'Abanyamerika mu bwiza bwa Amerika, ariko akajya kuba mu bakene, agenda n'amaguru, agenda yiyuha icyuya kugira ngo abakene babone icyo kurya, babone icyo kwambara, bamenye ingoma ya Kristo. Ndasaba rero kiliziya yo mu Rwanda guhaguruka, imbere yacicekeye izaceceka igeze ryari, nihaguruke, nifatanye na papa wacu ni muzima, afite ibitekerezo bishaka amahoro, birenganura abapfa akarengane, nibamufashe nabo babijwi, tujye tubona inyandiko zabo zisohoka zibwira guverinoma ziti hariya mwakabije, hariya mwakabije, hariya ni murenganura abapfa akarengane, hariya ni mudufashe. Bityo natwe ijwi rya opposition byatworohera kurushaho, dufite kiliziya zidushyigikiye zivuga nk'ibyo tuvuga. Buriya niho Paul Kagame yakumva na guverinoma ye, naho ubundi tuvuga twenyine ugasanga turisubiza, tumeze nk'ijwi rirangurura mu butayu, nk'uko Yohani umubatiza yavuze ati ngende ijwi rirangurura mu butayu. Yakwigisha akabura ntibamwumva, akagenda akigisha ibiti n'amabuye n'iki byose akavuga, ariko finaloma baramwumvise. Natwe rero tumeze nk'ijwi rirangurura mu butayu, nibadufashe, kiliziya zose nizidufashe, zivugira abapfa akarengane mu gihugu cyacu, zifuza impinduka nyayo kandi nziza, ingoma ya Kristo izongere yimikwe mu gihugu cy'u Rwanda, ya Satani have. Nubwo butumwa nabaha, murakoze cyane. Murakoze cyane madamu Christina, reka tugushimire uyu mwanya mwatuboneye, nizera ko kuwa kane muzatubona undi mwanya nk'uyu kugira ngo dukomezemo iki kiganiro, kuko hari ingingo ntashoboye gukoraho, tuzaziganiraho. Nk'uko navuze, buri munsi haba hari byinshi tugomba kuganira, kuko abanyarwanda bageze mu gihe cyo kugumya gukorerwa ubuvugizi. Erega nitutabavugira bazavugirwa nande? Ko umunyagitugu we yabashyizeho inkoni y'icyuma, byo kandi birumvikana cyane. Ariyo mpamvu tugumya gushyiramo imbaraga tuvugira abo bose barengana, izo mfubyi, abo bapfakazi, abo bose bagumye batwarwa ibyabo, kandi koko turabibona bimaze kurenga ubwenge bw'umuntu.
nk'ibisanzwe mwe kumwe nanjye François Mutuye mu kuzi bw'ubumwe mwibuka gukora subscribe like and share kandi mwibuka no gusiga commentaire kandi turabakunda murakoze cyane Madame Christine Mukama murakoze cyane François dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro mu bantu dukeneye amahoro muri Afurika ku isi yose dukeneye amahoro dukeneye amahoro 10 ntaho kubajyana abana 10 ntaho kubajyana ndi kwibaza uko mbigenza byanyobeye. ni amajwi y'abagore bari mu basenyweho bari batuye muri uyu murenge wa Gisozi ni mu kagari ka Musezero mu karere ka Gasabo hazwi nko ku Kibanza mu ntimba n'agahinda kenshi imbere ya kamera z'umunyamakuru kwihangana byabananiye ikiniga kirabica baraturika bararira gute baradutunguye tudafite ahantu tujya kandi turi mu mvura mu kanya imvura irabiguye nta no kutubwira ati baduhe icyumweru baduhe n'amafaranga wenda dushakemo inzu dufite abana biturabona amazu urumva ngo ari uya wiriza kubera iki mbona ushaka kurira n'agahinda none se bimeze bite uyu munsi muherekeje rero naho twerekeje turi hanze hanyuma amafaranga yo gukodesha se umwara yabonye nayo baduhaye aka gahinda abaturage bagaragaza bavuga ko bagatewe no kuzinduka basenyerwaho amazu yabo nyamara ngo batarahawe igihe cyo kwitegura yewe ngo ntibanahawe ingurane cyangwa se amafaranga bafasha gukodesha imbere y'amazu yabo bo n'abana babo bari kwegeranya ibintu byabo abandi baragandagaje mu matongo bavuga ko bataniteguye kuva muri aya matongo kuko ngo ntaho kwerekeza bafite bo n'imiryango yabo uyu mubyeyi w'abana 10 we byamurenze ikiniga kiramufata no kuvuga biramugora nakodeshaga ariko naho narindi baranyirukanye byagenze bite rero baradusenye ngo bari kudukura mu manegeka naho twari turi none baratwirukanye kandi aho twari dutuye nyine baratwirukanye dusenye none bari kutwirukana ntago dufite aho tujya nta n'ubukode dufite ariko turakambika hano hanze nyine byagenze bite rero twabonye ejo baza baravuga ngo dusohora ibintu ngo baraza gusenya ese mwadusenyera mwaretse tugashaka niyo tu bati binago tubyemera ibyo ntago bibaho nuko ubu none hanga tuye kubona tubona imodoka iraje n'amapiki ubu mugiye tugiye se turajya hagana he turarara hangaha ntago mwiteguye kuva nese turava tujya hiye wese ukwigomeka hanago ukwigomeka kwayobeye cyari nose n'ugusenya akagace gusa nta nahandi nyina n'aka gace gusa bari gusenya hanyuma rero ubundi mwifuza ko byakabaye bikorwa gute bakaduhaye wenda yo gukodesha tugashakisha hanyuma bakaduha iminsi tugatanga nyine inzu tukagenda ubundi baje baramwanga ngo bagiye gusenya ngo bajye kwaka ama etaje umuntu agutungura gute uburyo umuntu agutungura akavuga ati ngiye kubaka ntabwo na piriyabe mwahawe ingurane ntayo hano se bavuga ko muri mu manegeka bavuga iki bakora mu manegeka bavuga ko bagiye kwaka ama etaje ntabwo ari mu manegeka aya mazu umunyamakuru yasanze arimo gusenywa yari yubatse hafi na kaburimbo ku muhanda Gisozi Beretwari yewe ku buryo nta kilometero kirimo uva kuri kaburimbo uhagera
ukoresheje amaso nta buhanama aya mazu yubatseho, nta gishanga ku buryo wahita amanegeka cyangwa ahantu hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Gusa ahasenywe ni amazu bigaragara ko yubatswe kera, ariko kandi akaba akikijwe n'andi mazu y'imiturirwa y'abakire. Yewe abaturage banashyira mu majwi aba bakire kuba nyirabayazana ku isenywa ry'amazu yabo. Abaturage nabo bakavuga ko batemera ko bari batuye mu manegeka kuko bari rwagati neza neza mu yandi mazu nubwo yageretse. Abaturage bakavuga ko abo bakire baturanye ngo bahereye kera bababwira ko inzu zabo ziteye umwanda mu gace, yewe ko abaturage ari nacyo bashingiraho amazu yabo yasenywe ku mpamvu z'aba bakire. Bakavuga ko ari amazu ateye umwanda, ngo abashyitsi babo burira bakabona harajagaraye, bakatubwira mu ubwo buryo nimba barubatse izi nzu zihari, aha bubatse izi nzu zihari kandi babona zirimo abantu, bo nimba barabonaga tubabangamiye bari gufata bakajya inama nk'uko ari abakire baduturiye, kavuga ati mwe muri kuduteza umwanda kubw'uko muciriritse, bakaduba ukode tukajya gushaka ahandi. Ibyo ama etaje ama etaje inzu baza niba bakeneye gusenya izi ngizi, bakeneye no gusenya iriya. Mbese ubu ngubu urabona izi nzu bagiye gusenya izi ngizi sizo zirasenywa gusa, indi zirasenywa. Nibaduha amafaranga y'ubukode tujye kuri aho tujya. Mu manegeka asanga ari mu manegeka. Shingiye yuko ahantu atari mu manga. None se ikibazo mubona gishingiye kuki? Aka karengane niba muvuga ko ari akarengane gashingiye kuki? Oya ni akarengane, ariko kubona nk'ahangaho umuntu amaze iyo myaka. Iki gikorwa cyo gukuraho inyubako z'abaturage cyari gihagarikiwe na zimwe mu nzego z'ibanze ariko zitashaka kugaragara mu mashusho. Umunyamakuru yabashije kwibonera neza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musezero yaraherekejwe na daso. Umunyamakuru yagerageje kubabaza kubiri kubera aha hantu, bararuca bararumira kimwe n'izindi nzego umunyamakuru yagerageje. Ibibazo bifitanye isano n'imiturire muri uyu mujyi wa Kigali ni ingingo yakomeje kuvugisha abatari bake, kugera naho umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agaragaje inenge ziri muri uyu mujyi, zirimo no kuba uyu mujyi waratanze ibyangombwa byo kubaka 6,176 byatanzwe hagombaga kubakwa nyamara hadafite igishushanyo mbonezamiturire. Kikaba indi mpamvu ituma hari abaturage bahora bagaragaza ko barenganye mu gihe inyubako zabo zikuweho, nyamara ngo bamaze igihe bahatuye abandi barahawe ibyangombwa byo kubaka umujyi urebera. Dantoni Gasigwa, ATV. radiyo umwe uyu munsi turi kuwa kane tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Tukaba twinjiye muri radiyo umwe tumurwa nk'ibisanzwe mu karere k'ibiyaga bigari, tureba uko ibintu bihagaze ndetse tukaza no gutera ibitoroshi muri geopolitike, tureba uko ibintu bihagaze, cyane cyane ko tubizi yuko iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho hari byinshi bitambuka haba mu majyepfo ya Kivu, aho intambara zikomejemo. Twavuga ko gahunda ya Paul Kagame yo gushaka gufata Uvira yakomeje kugenda imuha akazi gakomeye cyane, ndetse no gushaka kuzamuka muri za Minembwe bakaba bagiye guhura n'akazi gakomeye cyane kubera ingabo z'Abarundi Wazalendo ndetse na FARDC dutazanta, ariko mu by'ukuri akazi kanini kagenda gakorwa n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Aho buri munsi nkunda kuvuga ko iyi ntambara Paul Kagame yifuzaga ku Burundi n'ubundi barimo kuyikora muri Kongo, ariko ingabo z'u Burundi zaratumye Paul Kagame na RDF iwe gukoza intoki ku imitwe y'intoki ku mujyi wa Uvira kugira ngo noneho babe bitegeye Bujumbura. Byagiye bibagora cyane kuko umushinga ntaye hari yaravuze ati ibyo wifuje tugomba kuzabikora. Umunsi wo kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri, Abarundi bakoze akazi gakomeye na Wazalendo, aho bahaye akazi gakomeye RDF M23 AFC. Ni ibintu bikomeye byakomeje kugenda bigaragara cyane kuko nawe babwiye mu kiganiro cy'ejo haguyemo umukoloneli ndetse n'amajoro bangahe, kubera ko habaye zambushi z'imodoka 6 ndetse n'uyu munsi ejo hashize hari izindi 3 nazo zongeye kugwa muri ambushi. Birimo bigaragara ko cyane ikintu bita Umuzalendo barimo babona amakuru tutazarimo kuyavana, ariko ikigaragara cyo nuko buriya kugira ngo utege ambushi umenye ko hari umusada uzamutse, ubutegeye ahantu runaka, bazi bavuye mu mutego bateze, burya biba bisaba kufite amakuru akomeye cyane. Bikwiye ko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame na RDF yiwe hari byinshi mu bibagora, nubwo gumya kwizera abana ba Rwanda we ntacyo bimubwiye,
agumya agenda asoroma abana ba rubanda, twese turabizi, twese ni ibintu tuzi ko agumya agenda asoroma abana ba rubanda. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, tukaba tubizi neza ko izi ntambara umuntu bita Trump yakomeje kuba ashaka kuzinjiramo. Trump ni muri gahunda tugumya dukurikirana cyane, kubera ko mu gihe Faci yari yafashe umwanzuro ko agiye gutangiza intambara, ndetse na ba Evariste bose, Evariste w'Uburundi we yabideklare imbere y'abadiplomate avuga ati ibipimo dufite biragaragara ko umuntu wita Paul Kagame we ameze nk'imbogo yakomeretse, arimo gushaka guteza cyangwa kuzasiga ateje akavuyo mu karere, iyi ntambara akibesha agafata Uvira. Njye nzambizi neza ko ashaka Bujumbura, nanjye nzatera nyuze mu Bugesera. Ariko ibyo turabizi neza ko umuntu wita Paul Kagame ni umukozi wa imperialiste na ba Macron bariya bose. Niyo nabwiye ngo turi muri cold war, turi mu ntambara y'ubutita, aho hari ibice turimo tureba kandi byose bishaka kwinjira muri Congo. Intambara y'ubutita twayinjiyemo, aho Uburusiya bushaka gufasha ibihugu bya Afurika bishaka kwigobotora baba koloni baba imperialiste, bagumya batwara ibyacu ku gusa bakoresha abantu nka Paul Kagame. Kandi ukomeje kureba uburyo Paul Kagame yakomeje kurwaniza intambara n'aba ba Museveni bose, igihugu cya Congo kikaba kivuga ko kimaze gupfusha miliyoni 12. Binababaje cyane, ni ibintu tugomba kureba, tugomba ko ibintu bigenda bikomera cyane aho, ariko tumaze kureba ko cya kirangaminsi cyangwa ya minsi y'amezi 2, iminsi 60 yahawe Paul Kagame na RDF kuba bavuye muri Congo, M23 nayo yavuye mu bice irimo, aho mu by'ukuri urangije uvanyemo RDF n'ubundi M23 nk'uko umuntu bitafashije kunda kuvuga ngo ni fantome, ngo ni coquille vide, ngo ni igikonoshwa cy'igi kitarimo umushwi. Mu by'ukuri ibi niko bimeze, uvanyemo RDF intambara itirangira, nicyo kibazo gihari. Ariko umuntu wita Paul Kagame we nta kintu yabahishe, we yaravuze ati njye nzapfa ndwana, ndabizi ko bashaka kunyica, bivugiye muri arena, ntabwo ari amagambo yanjye, biri on record, bashaka kunyica ariko njye nzapfa ndwana. Byerekana ko kuva muri Congo izo gahunda ntazihari, kuko ikimenyetso kibigaragaza ni uko ubwo batanze amezi 2 yo kuzajya gusinya imbere ya Trump. Ariko ibi byose ukabona ko we akomeje kongeramo ingabo nyinshi cyane, ariko iki gikorwa yo kongeramo ingabo bigaragaza ko izo ziba zisanzwemo ziba zahuye n'akazina gakomeye, bapfushije bakomerekeje, kazi kabanye kenshi. Bibe kubera ko mu by'ukuri intambara zirakomeye. Ariko hagati aho ngaho muri Goma hakomeje kuba ubwicanyi bukomeye. Uwavuga ko ari jenoside irimo kuba ntabwo aba yibeshye, kuko barimo barajya kurondera icyitwa umuhutu muri Goma. Icyitwa umuhutu muri Goma barimo barabafata. Hari imikwabu imwe iba mu batangiriye mu bice byerekeza za Sake, ariko si ho honyine, na za Masisi barabikora ndetse na za Bukavu barabikora, ariko cyane cyane hariya muri Goma aho barimo kugenda bafata abantu, ariko bose bafashwe ni uko ari abahutu, ariko bakabashyira muri amburera ngo ni FDLR, ni Wazalendo, ni FARDC. Ariko mu by'ukuri hari benshi bafatwa bagapakirwa mu makamyo bakajya kwicirwa Rumangabo. Ayo makuru turimo tugenda tuyabona ko hari abapakirwa bakajyanwa kwitwa abasore. Aba basore bo bajya kwitwa ubufuni. Ibi bintu FPR bigira, muribuka ubwo yarimo ifata ibice bimwe na bimwe muri 1994, afata ibice na bimwe hari aho bitaga Rutare, hari hagiye impunzi z'Abanyakigali, abasore barimo bose barapakiye ngo bababwira ati muze kudufasha intambara hariya tujye Kigali, tuvanemo Kigali vuba. Barapakiye bose matata, bose nta n'umwe wigeze ugaruka. Kandi ubwo mu babo bapakiye ntabwo ari abahutu gusa, ahubwo benshi bari abatutsi. Bavuga bati tubonye bene wacu baraje, ko nk'abana baza nk'abatutsi baza Umugambazi za Rutongo, bari barahungiye za Rutare. Abatutsi bari hari benshi cyane bapakiwemo, abana n'abasore bababeshya ngo bagiye ngo gufasha ingabo ku rugamba, ngo urugamba rwihute bavanamo Kigali byihuta, ariko bose bagiye bapakirwa amakamyo kujya kwitwa udufuni. Ibi kandi hari hano byongeye kugaragara cyane, nuko abana bavanywe muri Sainte Famille. Hari ubuhamya twabonye ko abana b'abasore b'abatutsi bavanywe n'inkotanyi muri Sainte Famille, abasore bavuze ngo bajyanywe ku rugamba, bose bakubiswe udufuni. Ibi ngibi FPR yakunze kugenda ibigira cyane,
twibazaga ese ni ukuzira abasore bo mu Rwanda n'iki byose, ariko ntabwo ari abo mu Rwanda gusa, mwamwumvishije ko n'abavuye i Burundi bakutoka Bujumbura nabo ngo ku rugamba udufuni baraturiye babaziza ko ngo ni ba sitabeba. Umuntu akaba arangije university bakajya kumwikoreza imvungure, ariko mu gipindi bari barabateye barabwira bati muzagira hariya mu aba ofisiye kubera mufite amalisanse mwize mwagize mute muhangije amasegonderi n'ibiki byose muvuye muri university, bagera hariya bari abagande batari barize cyane bagatangira bo kubakoresha ibintu nyine by'iyicarubozo n'ibiki byose, bavuga bati izi ngegera n'ubu turabizi zarize ni n'abafrancofone nitugira n'i Kigali bo ni imyanya nibo bazayitwarira, nkatwe nk'abayibingiza tutazi gusoma no kwandika cyangwa ba Mubaraka tuzabigenza gute, tuzafunira wa abo bana. Ibyo byose bari baraga imibare irimo yose twe turabizi, ntimubone bifu za kutoka Bujumbura zabayeho kuva imbere n'abanavuga muri Congo ndetse n'abavuga i Rwanda, bumva ko bo bavugaga igifaransa, sisiteme ari igifaransa, bano bari mu Uganda bo rero bakavuga bati se bizagenda gute, twebwe nta n'imenya tuzabona kuko icyo gifaransa bavuga, tuzahura n'ikibazo gikomeye cyane. Bakutoka Bujumbura buriya abantu ngo bavuye i Bujumbura bariye udufuni, nyo mu bwanyu inkotanyi nta mukino, mukotanyi akandoye n'agafuni ajya kubitangira bitangiriye mu mube ko buriya ngo ku rugamba abarundi abavuye i Burundi bariye agafuni, bo bitega ngo basitabeba, bamwe bajya kumwikoreza iyo mizigo y'ibigori n'iki yarize n'iki byose, kandi koko ariko kuriya ku rugamba rukuntu bapangana za misiyo cyangwa akazi, ariko noneho hakabamo icyene wabo n'akana ka mama n'iki byose, nk'abo rero babonaga ko bo banize bati tunageze n'i Kigali n'ubundi nibo bazahita b'abayobozi, twebwe ntabwo tuzashobora kwiyadabuta muri sisiteme francophone n'iki byose. Niyo mpamvu abantu bavuye i Bujumbura no muri Congo babaziraga kuba bavuga bati abangaba nibagera i Kigali bazahita bihuza na bariya ba Kigali bavuga igifaransa, twebwe tuzibona turi hanze ya game. Niko byagiye bigenda, nibyo rero kubera no muri Congo hariya, muri Congo hariya twatangiye kubuseriva ko kugira ngo berimine bamwe mu bahutu bavukamo hariya birabagora cyane, bibasaba ko bagomba kubambika etikete ya FDLR, Wazalendo cyangwa FARDC, ako cyane cyane Wazalendo na FDLR. Aba basore bafatiwemo amakuru turimo tubona nuko bajyanwa mu makamyo bakajya kubicira muri za Rumangabo, buriya bibabaje kugira ngo babeshye abana banyu ngo barabatwaye babashimuse bajyanye mu gisirikare muri training. Iyo bakubise iyo mafuni bakataba iyo ngiyo mu myobo bafite bajya kubajugunya, kuko FPR yabikoraga n'ubundi. Abantu bavanywe Ndera barazwi, abavanywe Rutare barazwi, bagiye gupakira ibyo kurya batigeze bagaruka, abavanywe Sainte Famille ubwo rubyiruko barazwi. Ni ibyo bintu bimwe bikorwa hariya muri Goma, aho noneho twabonye Wiringoma bicishije abantu b'abasaza ngo ni FDLR n'iki, kandi abenshi ari abakongomani cyangwa se ari abanyarwanda bahariya za Gisenyi, bo bagurishije amasambu bakajya kwiturira muri Goma muri za 2002, 2003, 2005 kugeza 2010, kubera ubukene bugenda n'udusambu tuba dukeya. Hari abantu batuye ku mipaka batuye mu za Gisenyi bagurishije bakajya kwituriramo hariya hakurya. Ibi byose bakarimo noneho Wiringoma bavuga ngo bo n'abanyarwanda ngo bafite ngo ama identite ya Congo. Ibi bintu ni jenoside barimo gutangira gukora, kuko ubona ko muri Congo cyane cyane muri Nord Kivu majority bwoko bwatuye n'abahutu, aho nibo majority burya. No muri Goma ni benshi cyane, ubwo bwatangiye kubahigahiga babagerekaho dosiye ko ari abanyarwanda kandi ko ari aba FDL n'ibiki byose. Ni mwibyo ngibyo barimo bakora, turabizi ubwicanyi bwabo. Iyo bavuze ngo bagiye kurininga umujyi tuzi icyo bivuze, kuvuga kuri abasore barimo hariya, kandi kuko murabizi ko bagihafata ukwezi kwa mbere za Human Rights zarimo zibashinja ko abagera kuri 8 bamaze kuhagwa. Abo nabo abantu baba bazi babajyanwa kwicirwa ahandi, baba byiswe ko bajyanwe mu gisirikare, kandi bajya mu gisirikare no kuvuga bati baguye ku rugamba. Ariko ibi turabizi neza ama operation y'abariya abantu ko agenda, kuko rero tuma kugenda dukurikirana cyane mu by'ukuri ko muri Guma abana abantu bashize kugeza n'ubwo bajyana muri stade. Twabonye amafoto n'amavideo binababaje cyane, ntaho bitane muri cya gihe cya Hitler cyo gufata muri cya gihe cya Hitler cyangwa muri cya gihe cya Stalin,
aho gufata bahitira bifataga abantu bakabajyana ahantu muri cadre de concentration aho bagendaga mu concentration bakabashyiramo nibyo tubona hariya kuri Goma ahantu aho bati twebwe twaje gupagasa gushaka ubuzima bati twebwe twaguje imitungo yacu turaza twisugurira imirima n'ahangaha haza amasisi n'iki akaba ari ibibazo no kugenda batera mu by'ukuri kandi bituma tubireba hari amakuru turimo tugenda tubona ko ubutaka bwinshi barimo kugenda babwimuramo abakongomani bakatuzamo abanyarwanda abanyarwanda no kuba tuzana ibande ibyo ngibyo tuzabigarukaho mu biganiro kuko bashoboye kuvugana na bamwe mu bahatuye mu bayobozi bahatuye batubwira bati barimo barashimuta abantu imiryango runaka ariko aho babavanye hakajya gutuzwa abandi bantu iki ni ikibazo kigenda kigaragara cyane kandi izi konfuri zizakomera cyane kuko abanyarwanda abanyamasisi ubwo bari mu nkambi hariya bo bagumije babasezeranya igihugu ngo bazafata bakagurisha amasambu yabo n'amafamu yabo ngo nibamara kuhafata n'ubundi abahari bazaba babishe babisubirane niyo filozofi niyo mpamvu ubona izi ntambara ziba hariya zirimo ubwicanyi bwinshi cyane za masisi za jumba za rucuru hariya ni ibyo nabyo birimo abenshi bari mu makampi yo mu Rwanda za Kiziba za hose baragurishije imitungo yabo bakayigurisha n'andi moko ari hariya ay'abahutu abo bandandi abo bahunde n'iki byose ariko bakavuga bati nitumara kuhafata barongera bakahisubiza kuko niyo mpamvu n'abagenda bari marima aho basanze nibi murimo mubona barimo guhiga abo bahutu muri hariya muri za Goma abenshi ni abafite n'ayo masambu manini muri za Masisi na yose abenshi ni abo banaguze n'ayo masambu yabo baraziranye rege abo bantu muri mu 23 baziranye nabo bose kuko n'abaturanyi kandi tugera tubona ko mu by'ukuri muri Goma mugenda ibintu bikomeye cyane ariko ubu bwicanyi icyo bugenda butegura akaba twaje kubona ko umunsi w'ejo umuntu bita Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kwayikwamba Wagner akaba ari mu Budage aho yongeye gushinja u Rwanda ko ibintu by'amasezerano murimo mubona bigaragara ko u Rwanda rurimo rugaragaza ibimenyetso ko nta batarimo kubishyira mu bikorwa ko ingabo zikomeje kwambuka ari nyinshi imirwano ikomejemo kandi bakavuga bati ikigaragara cyo ni uko ubwicanyi bukomeje kuba bwinshi cyane 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 muri Goma kandi koko turafite ayo makuru ntabwo bahishiriye nubwo hari muri stade mwabonye ko berekanye bavuga ngo ni aba FDL na Wazalendo ko twese turabizi ko ujya kwica akanyamaswa banza kakita amazina ni amateka agenda yisubiramo turibuka muri 90 ubwo intambara zateraga bajyanywe muri stade ikijya ntabwo cyari igikorwa cy'ubumuntu nabo ibintu barimo bakorana bimwe ariko ikigaragara cyo nuko barimo barototera ubwoko bw'abahutu hariya muri Nord Kivu izo gahunda zihari abasore barashize ababyeyi babibwira ngo babatwaye mu gisirikare ariko siko biri aho bakubitwa amafuni kandi ntabwo uzajya kubabaza umwana wacu kuko baba bakubwiye muri cya kintu ngo bamuya mu gisirikare wenda yaguye ku rugamba kuko turabizi neza ko bapakirwa amakamyo bakajya gukubitwa amafuni ikiri muri Goma kiteye ubwoba cyane kwizo mwabonye ko n'abari muri stade ari abasaza ukavuga uti se ibi ni ibiki bahabwira bati ariko twebwe ikibazo dufite niba turimo tubona ko mu by'ukuri abagabo ba M23 hagarikiwe na RDF barimo bakora ibyaha by'intambara bizavamo na jenoside kandi ibi ngibi koko ukabona ko Paul Kagame barimo bamusaba ba Trump n'iki byose ntacyo bizagira ariko ikigaragara cyo bizaba hari byinshi mo bitegurwa Kagame babwiye ati ngewe ndabizi ko bashaka kunyisha nzarwana kuvamo ntabyo tubona bugumye kongera noneho ahubwo rero amakuru nshaka kuza kuba nasurizaho nuko hagati aho ngaho imishyikirano ya Congo Faci na Amerika imwe iragenda igera ku bintu bikomeye cyane aho noneho Pentagon icyo twakwita ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Amerika bukaba bumaze kugirana amasezerano akomeye cyane na Congo yo kuza derivaringa cyangwa kuzashyikiriza Congo indege 12 zo mu bwoko bwa Chasseur F-22 Raptor akaba ari indege zikomeye cyane ni indege
abanyamerika bakoze ziri kuri deniyeri kiri, indege idashobora kubonwa na radari, indege idashobora kubonwa na bwa butekinoloji Kagame yahawe na za Polonye n'abafaransa. Ni indege ikomeye itagira n'urusaku. Akaba ari indege rero yo F-22 Raptor, akaba ari indege ikomeye cyane, akaba ari indege irwana ku butaka, ishobora kuza kwapuya infanteri, ikaba ari indege ifite ibyo bita electronics warfare, gukoresha ikoranabuhanga, intambara y'ikoranabuhanga, ikaba ari intambara ishobora gukora ubutasi bwo mu rwego rwo hejuru, ariko ikaba ari indege zihenze cyane kuko ni indege zigira hafi muri miliyoni 150 z'amanyamerika imwe. Miliyoni 150 z'amanyamerika imwe. Kongo ikaba yatumije izigera kuri 12. Iyo oda ikaba yarangije gusinywa rwose, bigaragara ko abanyamerika barimo cyangwa na Kongo imwe yitegura kuba super power, kuko izo ndege zikorwa na sosiyete ya Lockheed ifatanyije na Boeing, kuko Boeing basapurayinga amababa ndetse na wa murizo w'inyuma w'indege, ariko ibindi bikaba bikorwa n'isosiyete bitwa Lockheed Martin. Akaba ari mu by'ukuri indege abanyamerika bakoze zo mu rwego rwo hejuru cyane. Twavuga ko Kongo ikazibika izi indege mu by'ukuri izaba izamutse muri super power, kandi birimo turagenda tureba uko ibintu bihagaze. Ibintu biragenda byereka ko niba Kongo ikomejemo gushopinga indege nk'izi ngizi 12 zo mu rwego rwa F-22 Raptor, bigaragara ko barimo bitegura izi ntambara. Nababwiye ngo turi muri Cold War, turi mu ntambara y'ubutita, aho ibihugu birimo birwanira ninde uzegukana Kongo, ninde uzegukana Kongo. Ahantu rero abantu ntabwo barimo kuhabona, ariko wakumya kure uburyo umuntu wita Paul Kagame agumya no kwirengagiza Amerika ibyo imubwira, Komite y'Epfo n'ibyo imubwira. Hari icyo azi kandi banareba muri Kigali naho ukuntu wagira ngo aricyo bishyikirije, banareba irimo bibera hariya muri Qatar naho kandi n'abanyamerika byumvikana, ariko ukavuga uti byose ni kimwe. Kagame y'amasezerano yanze gusinyira i Rwanda ntazahinduka, babijyana muri Israel, babijyana mu ijuru, babijyana ikuzimu, aho bazashaka ko babisinyira hose ni bimwe. Amasezerano ya Rwanda na Nairobi nta kindi avuga. Rwanda Kagame agomba kuvanamo RDF yiwe, Nairobi M23 igomba kuva mu bice byose yafashe igashyira intwaro hasi nk'uko indi mitwe izabikora. Ibi byose bitabaho. Hari abirimo kwibwira ngo ya chapter iriya resolution 22/73 ngo ntacyo ngo bayiciye amazi. Ntabwo mubizi kuba Trump yarashyizemo aya mezi 2 yo kugira ngo ibibazo biba bikimutse Kagame abasinye. Ibirimo bitegurwa birahari cyane, kandi urebye uburyo mu bitakoye kwamba mu Budage yongeye gushinja u Rwanda kandi arakaye cyane. Ni uko ubona ko nawe azi ko politikari militeroma hari byinshi mu bitegurwa, kandi natwe turabizi cyane turebye ubwiyahuzi Paul Kagame akora. Bigaragara ko mu by'ukuri n'abarimo baribona ko hari byinshi mu bitegurirwa, ariko ibi byose ni akaga kazagira ubuzira abanyarwanda. Turebye igipimo abana b'abanyarwanda barimo bapfamo, kuko cyane cyane muri Sud Kivu intambara zihari hariya ni ikibazo gikomeye cyane, ariko birumvikana nta garabe nta cyomoro baba baryoshye. Basande bakabarebe baba baryoshye aho ngaho muri Kigali mu modoka zirimo na air condition nta kibazo, ariko abarubanda barimo bagwa muri ziriya ntambara. Akaba ikibazo gikomeye cyane tugumya kugira ngo tubwire abanyarwanda ko nta kiraba, za ntambara nta ziraba, kandi bimuzayibonesha amaso. Banyarwandakazi nta na kimwe kizabatungura, kuko abo twabonye kwirabya umwe nakomeje kugenda babwira. Hagati aho ngaho ariko bikaba bikomeye kugenda bikomera cyane. Tugaruka ingaruka, nshaka kugira ngo nongere ingaruke abaturage n'ubundi barimo kugumya gusenyerwa na FPR hariya ku Gisozi. Bagumye gusenyerwa na FPR ngo nibahave hature abafite ama etaje. Ese kuki batishyura Rwanda? FPR nta mpuzarwanda, kandi twabibye tubwira ngo nta muntu bitazageraho. N'aba bakire nabo numvije ko ngo barimo kujya mu mabanki bagafata amafaranga yabo.
ibi byo turabireba mu by'ukuri ubona ko FPR ibya FPR bimaze ku nta kidasanzwe ariko ibintu bikorera rubanda birerekana iherezo bya FPR na Paul Kagame mujya guceceka ariko navuga ngo ejo ni bariya ejo namwe bizabageraho n'abariya bizabageraho ariko tukabamenyesha ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose bariya abadepite bariya abasenateri dufitanye urubanza ba generali mudakadiri ba koroneli mudakadiri ba majoro mudakadiri hari icyo amateka azababaza ko mwabaye abasirikare b'ibigwari abajenerali b'abakabadi abakoroneli b'abakabadi abamajoro b'abakabadi bahisemo kurwara intambara z'umunyagitugu kugira ngo arusheho kwitengamaza no gukira no kugeza aba imperialiste ku butunzi bwa Afurika bwa Congo aho kugira ngo murwanirire igihugu none tukaba tugiye kugwa mu bibazo bikomeye bizaba by'igihe kirekire Kagame azagenda FPR izagenda ariko Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho banyarwanda iki kintu mugitekereze basirikare mwagumye kuba muri ingabo z'igihugu mutekereze kuri iki kintu nyuma ya Kagame bizagenda gute amateka nta kintu yabigishije murakoze rero mwakumanye Francois Mucemi mukuzi bwaradio umwe narinje mu kiganiro kigufiya kugira ngo tuganire ku ibintu babigiye bikomeye cyane birimo bigenda nkabura n'icyo avuga kuko ni byinshi kandi biza munsi ibya Rwanda ya ntago twongeye kubigaruka ariko ibi byose si byo byonyine ni muri domaine zose mu Rwanda ibintu birakomeye murakoze rero naho utaha kandi mwibuka gukora subscribe like and share kandi ikindi mwibuka no gusiga message kandi nongera mbabwira abanyarwanda ngo ibihe turimo birakomeye bizasaba abantu bafite umutima ukomeye kandi wanga munyangire wanga ubugambane kubera ko nyuma y'ibi byose mwongere mbisubiremo hazaba urubanza murakoze dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro mu bantu dukeneye amahoro muri Afurika ku isi yose dukeneye amahoro dukeneye amahoro